reka njye ikintu mbabwira, muzabona yuko igitabo cy'ibyahishuwe cyereka amadini yuko agomba gukomeza amategeko y'Imana n'isabato igize gute, isabato irimo. Kagira ikintu mbabwira, iyo udafite umwanya wo kubaririza inzira, ukaba udafite umwanya wo gutega amatwi, Imana yagufasha iki? Satani arimo arashyira abantu ahantu Imana izabahamagara bakayibwira ngo ntidushaka. Imana ibabwire ngo inzira niyi, babwire Imana bati Imana nubwo inzira ari iyi tukaba tuyibona, dukurikije ibintu biryoshye tubonera mu madini yacu, ntabwo tuzagira gute, ntabwo tuzayinyuramo. Gusohoza gukiranuka kose ntibivuze ngo ni ngombwa kuri mubi. Reka ngira ikintu nkubwira, kuba ugomba gukomeza amategeko y'Imana n'isabato irimo, warangiza ukaza ugahindura imyumvire wari ufite, ugahindura imisengere wari ufite, ukayoborwa n'ukuri, ntabwo bivuze ko wari indaya, ntibivuze ko wari ikirara, ntibivuze ko utari uri mu rugendo rwo gukiranuka rwose. Imana ifite abantu bari mu rugendo rwo gukiranuka mu madini yose, ariko abo bantu Imana irabahamagarira gusohoza gukiranuka kose. Abantu bo muri iyi minsi bagiye kurimbuka kubwo kudaha agaciro ijambo ry'Imana. Umuntu urimo uramwereka amagambo Yesu yavuze avuga ngo ntukice, akakubwira ati rwose Yesu yarabivuze kandi njye sinica. Mukaganira wagera ku isabato ati reka da, ati icyo kintu urimo kukimbwira kireka, ibyo nukunyereza. Ariko biri mu ijambo ry'Imana ntibirimo. Dufite impungenge ko umuntu udakomeza iby'ijambo ry'Imana rivuga azahura n'akaga. Ariko mwiriwe suzuma umugenzi wawe muri kumubaza uti abagore nk'abo kuri iki gihe baracyabaho? Umugore wicara akitegereza umugabo akabona nta mbaraga afite, umugabo arimo arataha yacitse intege, umugabo arimo arataha morale yagabanutse, arimo arataha imbaraga zose zamushiranye. Umugore w'iki gihe atavuga ati uvuye mu ndaya zahe, naho ntamenye ko Farawo yahinduye amategeko. Ubu mwese uko muri aha, tekinike mwazanye si yo kwirirwa mukora, isabato akaba ariyo mwagize yo kuryama. Cyakora ukabona umuntu agize gutya arinanuye, papa kana ntago ndibuze pe. Umva uzi ko ndimo kwinanura nkumva biraryoshye, mu gihanda umvugire ntago ndibugire gute ntago ndibuze. Umugabo asigaye amara gukaraba mu maso akazunguza umutwe, akagera banza kumva yuko umutwe utari bumurye, ahita akubwira ati sinjya gusenga ndumva umutwe uri bugire gute Ariko ibyo bintu mubikora mu minsi y'imibyizi, simwe mbaza. Reka ngira ikintu mbabwira, isi igiye kuvugurura amategeko ku buryo uzaza ukora amanywa nijoro, ushaka amasaha yo kuruhuka isabato ugire gute, uyabure. Bazaba bakubwira bati ubwatsi ni ukubwishakira. Ayo magambo nizere ko abadivantisita bumvisha igihe turimo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Korari zituririmbiye muri uyu mugoroba, mubanshimire cyane, Imana ibaha umugisha. Nari ndimo kuvuga ko abamifemu namwe Imana ibaha umugisha, namwe mutsindiye undi mwanya muzashaka kuririmba uwo ari wo wose. Dushimira Imana yaduhaye abashyitsi beza, ndetse ntago tukirirwa tuvuga ngo abashyitsi ngo babandi tudahuje kwizera. Reka da, bamaze kumenyera, bamaze kumenya isaha dutangirira, bamwe baraza bagahita babimenya ko binjira hari amasomo bagomba kwiga. Ariko uyu munsi kubera ko ari isabato, umuntu wese w'umushyitsi uri hano muri iri teraniro, reka ariko kubera ko ntabwo nakwizera ko mfite akantu ko guha abashyitsi bose bari aha, reka nemere ko abashyitsi badasanzwe ari abadivantisite. Uyu munsi mfite impano irimo n'ikizami, ejo nkazatanga impano, ntibyumvikana. Mfite impano uyu munsi irimo iki? Irimo ikizami. Ariko ejo noneho bwo nkazatanga iki? Impano. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbasabe abashyitsi mwadusuye hatagize n'umwe utaha,
ntabwo turi mu gihe abandi baraba barimo gusohoka, muze kuza kwicara muri uru ruhande muri rino hema. Yego, guturuka ku myaka 12 kuzamura, umuntu wese uri muri iri teraniro ari umushyitsi, dufite impano dushaka kuguha ibanziriza impano tuzaguha ejo. Utwemerere rero n'umutima wawe rwose uze kuza gusigara urebe iyo mpano y'ikizami, nurangiza ejo wizere niba uzatsinda cyangwa uzatsindishirizwa. Si ibintu bibirira, ubwo murumva hari uzahomba, uzatsinda. Nudatsinda nabwo uzagira gute? Uzatsindishirizwa. Imana ibaha umugisha muri no gahunda nziza yo gutangira isabato. Munyemerere tujye mbere. Ndagira ngo mbakangurire cyane amateraniro turimo kugira mu gitondo, nkangurira abashyitsi bacu ejo tuzabane mu gitondo. Ahangaha dufite amateraniro, ushobora kuzinduka utwukora ukadukora, ariko byagera nka 4 utarengeje 4. Rwose umushyitsi utari umudivantiste usoje akazi kawe utkurimo, uzatubabarire uze tubane nawe guturuka 4 kugeza 6. Nyuma ya 6 dufite iteraniro ryiza ririmo igitaramo. 8 tuzaba dufite amateraniro meza. Imana ibaha umugisha. Ikindi ndagira ngo mbakangurire gutangira gushaka aho mwandika, kuko ubu ibyigisho tumazemo icyumweru byaduteguriraga kwakira umwami Yesu, kugira ngo noneho twinjire mu bihe bya gihanuzi, tumenye uko tugomba kwifata, tumenye ibyiringiro dukomora muri Kristo aho tugiye kubikoresha. Mbakangurire rero kuboneka, mbakangurire ko twashaka uburyo twazaza tunazinduka kugira ngo dukoreshe amasaha yacu neza. Munyemerere mujye juru dusenge. Witeka Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Abana bawe turanezerewe cyane kubera urukundo dukunda, uburyo twitaho, ndetse kuba bizi neza watanze ingabo nyinshi ku bwacu, kuba duhagaze, kuba duhumeka, kuba twinyagambura, kuba tugifite amahirwe yo gutekereza tugatandukanya icyiza n'ikibi. Nta wabyirata, n'ubuntu bwawe. Ntacyo dufite twita icyacu. Ni wowe watubereye isoko y'umugisha, uradupfumbatisha. Ni wowe utugaburira, ni wowe utwambika. Kandi n'abicaye hano bafite ibibazo, ni wowe gisubizo twizeye. Uri Imana ibabarana natwe mu mibabaro yacu ya buri munsi, kandi ni wowe ufite icupa ryo gutega amarira yacu ntagwe hasi akajya mu icupa ryawe, kandi ukuririye mu maso ntazabura igisubizo by'iteka. Niyo mpamvu muri rino nzu yawe tugize amahirwe yo kubana n'abafite intimba, tugize amahirwe yo kubana n'ababona isi yabayobeye, tugize amahirwe yo kubana n'abarimo kugushimira kubw'ibyo wabakoreye, kubw'ibigeragezo wabambukije. Uko turi aha twese, buri wese umureba n'amaso y'imbabazi. Mu kiganza cyacu ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, udupfumbatisha ikintu kidasanzwe kizadufasha gutambuka mu isi iruhije, kandi utubere Imana, utumurikire muri uyu mwijima, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe muri uyu mugoroba. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umunsi washyiriweho indushyi ngo zihure n'uziruhura. Amen. Umunsi washyiriyeho iki? Indushyi ngo zihure n'ugira gute? N'uziruhura. Buriya nagira ngo mbabwire, umuntu asigaye areba umuntu, ugasura umuntu ukitegereza mu rugo rwe ukuntu umuntu w'umusaza afite abana b'abasore basa neza bize amashuri, ariko ukabona uwo musaza ntibamufasha kuvunika, barashaka kurya batakoze, baririrwa mu rugo bareba filime. Umukecuru aho nawe, umukecuru yararwaye, arwaye umugongo cyangwa yarwaye umutima, ukabona umusaza avuye gukora akazi k'ubuyede, warangiza waganira n'uwo musaza ukamubwira uti muze umerewe ute? Akakubwira ati ndi indushyi, navutse ndi indushyi, ndabona ngiye no gupfa ndi iki? Ndi indushyi. Ariko ikintu gisekeje nuko hari n'igihe umubyeyi akura akana ke mu mugongo, kwa kundi umubyeyi aba yiriwe akora avunika n'akana, yagakura mu mugongo ukabona arimo arakananura amaboko n'amaguru, yarangiza akagaterura ati mwana wati warushye wa nyoko. Ubwo nako nagaki?
nako ntakarushye. Mu isi rero guturuka kuwo bahetse kugeza ku musaza ukuze wenda gupfa, bose ni iki? Ni indushyi. Icyakora hari indushyi zibizi, hakaba n'indushyi zitaragira gute? Zitarabimenya. Ni ubuhe buryo Imana yagennye gufasha indushyi? Ni uwuhe munsi Imana yagennye yuko indushyi zigomba kuza kuri randevu zigahura n'ugomba kuziruhura? Ijambo ry'Imana muri Matayo 11 umurongo wa 28, Bibiliya iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira gute? Uyu ninde wahamagaje abantu bo ku isi yose? No kwa muganga hinjira umuntu umwe umwe, mu biro bya minisitiri ushinzwe ibibazo by'abaturage hinjira umuntu umwe umwe, ku karere no ku kagari hinjira umuntu umwe umwe. Uramutse mugiye muri benshi mugatezayo akavuyo ntibyakunda. Hari umuntu umwe Imana yashyizeho wemererwa guhamagara abarushye bo mu isi bose n'abaremerewe bakamusangira rimwe, akagira gute? Akabaruhura. Uwo ni Yesu Kristo. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Izi ni zo kondisiyo zo kuruhuka. Nta muntu n'umwe uzaruhuka ataraba umugaragu wande? Wa Yesu. Niyo mpamvu tubakangurira kwiyunga n'Imana. Niyo mpamvu tubakangurira kwiyegurira Imana. Iyo ubaye umugaragu wa Yesu warangiza ukamwigiraho, byanga byakunda ubona uburuhukiro. Yesu ati kuko ndi umugwaneza kandi noroheje hehe? Mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Muvuge ngo amena. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utageze gute? Utaremere. Mu magambo make, no gukorera Imana ni bimwe mu bintu nabyo biruhura umuntu. Abantu benshi bajya mu murimo w'Imana yarangiza ngo ni stress gusa, ngo kuba muri no korari ngo ni stress gusa, ngo kuba muri no nama y'itoro ni stress gusa. Reka da, Imana yiteguye kuruhura abemera kwitangira kuvunikira abandi. Ariko uraruhutse. Indushyi zahawe randevu yo kuza kureba Yesu. Bibiliya iratangaje. Nimureba neza muri Zaburi 127, abantu benshi ubu hano hari abantu bavuga bati njyewe ntabwo ndi indushyi, kubw'ibyo rero sinkeneye unduhura, nta nubwo nkeneye ikiruhuko. Reka ngire ikintu mbabwira. Iyo umaze gusobanukirwa neza kuri indushyi, ugasobanukirwa yuko hari uruhura, byanga byakunda uhita usobanukirwa iki? Ikiruhuko. Zaburi 127 umurongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mwajya no kurya mukarya iki? Mukarya umutsima w'umuruho. Bibiliya yashyizemo akadomo. Ngubwo ubuzima bw'abana b'abantu bituruhiriza ubusa kuzinduka kare. Ubu abantu barimo barabyuka mu gitondo, hari abana batakibona ababyeyi ku buryo umwana guhamagara papa wagiye, usigaye urara he? Kandi urara mu rugo. Kubera iki? Uzinduka atarabyuka, warangiza ukaza yagize gute? Yaryamye. Ubuzima tubayemo nuko, nukuzinduka, nugutaha amajoro. Kandi ubwo hari n'ubaza uti se hari akantu washyize ku munwa, yarangiza ati mba nkuroga rwose, uku ndeba uku nibuka kurya byibuze iyo umugore wanjye abinyibukije. Warangiza ukibaza ibintu arimo kuvunikira ni iby'iki? Bibiliya iravuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mwarangiza mugatinda cyane kuruhuka, mugatinda no kuryama, mukarya umutsima w'umuruho. Ariko Imana bayubaha, Bibiliya iravuga ngo niko aha uwakunda ibitotsi. Amen. Imana niyigenera umuntu wayo wakoresheje imbaraga nyinshi, ukwaza kuryama akagira gute? Akaruhuka. Dawidi yaravuze ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko Uwiteka ari umpa kugira gute? Kuba amahoro. Ndagira ngo mbabwire ngo kuri buri ntambwe twebwe ubuzima bwacu uko isi izagenda iba mbi, tuzarushaho kuba indushyi. Kandi uko isi iba mbi izarushaho kubuza abantu umwanya wo gusanga Yesu ngo abaruhure. Uzaza ureba umuntu ubona akeneye ikiruhuko ariko akubwire ko ntacyo yabona. Niyo mpamvu ubu ngubu usigaye ujya kwa muganga, muganga akakureba ko kwandikira imiti nka 15, mu miti yose basigaye baduha harimo iyo kuturyamisha ku ngufu. Kubera iki?
umuntu wese muraganira, muganga muraganira akakubwira ati indwara yawe, ibintu urwaye ntibisobanutse, ukeneye ikiruhuko. Reka ngire ikintu mbabwira, no mu by'umwuka, impamvu dufite intege nke mu by'Imana, impamvu tutishimye mu by'agakiza, dukeneye ikiruhuko kiboneka muri Kristo Yesu. Kandi dukeneye umunsi wo kwegurira Imana, uwo munsi tukabana nayo, tukayiza imbere, akajagari ko mu mutwe kakavamo. Uwo munsi ukaba umunsi wo kwicara ku birenge bya Yesu. Iyo nicaye imbere ye nimenya wiki, kandi kumuhanga amaso nibyo bimpa kugira gute? Ni umunsi mwiza. Hakenewe umunsi umuntu agomba kuba imbere y'Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Hari isomo ryantangaje nari ndimo kureba muri Yesaya 28. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 12. Yesaya 28 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo ubwo bwoko nibwo yabwiye ati uku niko kuruhuka, mureke urushye aruhuke, aho niho buruhukiro. Ariko abantu banga kugira gute? Banga kumva. Amagambo akomeye, uku niko kuruhuka, nuko mugomba kureka abantu barushye bakaruhuka, kandi bamaze kuruhuka aho niho buruhukiro. None nagira ngo mbabaze, ni gute umuntu yaruhuka mu isi y'akajagari? Igihe Imana yaturemaga yarabitekereje. Nimureba neza mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1, abafite Bibiliya zanyu, Bibiliya Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa kangahe? Wa 7. Ndagira ngo mbabaze, Imana yaruhutse kuko irushye? Munsubize yego cyangwa hoya. Ntago yaruhutse kuko irushye, yaruhutse kuko yishyize mu mwanya w'umuntu uzaremwa akazaza akora, ariko ku munsi wa 7 agakenera kugira gute? Kuruhuka. Imirimo yayo yakoze yose irayiruhuka. Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza. Amen. Reka ngire ikintu nkubwira, umunsi w'akazi ku munsi wa mbere, ku cyumweru ushobora kujya gukora bikakubera umwaku. Lendi ukajya gukora ugakorera amafaranga, ugahura n'abajura bakayakwambura. Maridi ushobora kujya kwaka ikiraka ugasanga undi yahagutanze. Merekredi kuwa 4 ushobora kugenda ugahura n'umuntu wari kukuguriza amafaranga ukamubura. Kuwa 5 ushobora kurwara wari buke ufite ikiraka. Buri munsi wose Yesu yaravuze ngo ukwiranye n'ibibi byawo. Ariko Imana igeze ku munsi wa 7 yarawurebye iravuga ngo ni gute umuntu azabaho mu minsi yose? Hagomba kuba umunsi urimo imigisha, ku buryo umuntu agomba kuza agaturiza imbere yanjye agasarura iki? Imigisha. Icyo nagira mbabwire, ni ikosa rikomeye kuba icyumweru cyarakubereye kibi ukabura umunsi wo kubana n'Imana ngo ubone imigisha mu munsi wayo. Imana irangije iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen. Imana imaze gukora ibyo ngibyo iraruhuka. Nshuti zanjye, Imana yaruhutse atari uko inaniwe, ndetse igihe umuntu yari amaze kuremwa, Imana yari guhukanye nawe isabato. Kuruhuka isabato, uyu munsi wa 7, isabato ni ijambo ryerekana ikiruhuko, ariko kiba ku munsi wa 7. Bibiliya yabivuze nk'umunsi kuko Imana yari ibizi yuko abantu bazageraho bakayivangira. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 1. Abalewi 23 umurongo wa 1. Mfite Bibiliya yera hano, mfite na Bibiliya ntagatifu. Reka zombi tujye tuzikoresha kubera ko zifite ibinyarwanda bibiri byoroheje kubyumva. Abalewi igice, ndasoma igice cya 23. Abalewi 23, hano ni Abalevi. Abalevi 23, iminsi mikuru yo muri Isiraheli ndetse n'isabato. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abisiraheli, iminsi mikuru y'Uhoraho nigera
muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Ayo makoraniro tuzajya duhuriramo n'aya, ni Imana irimo kuvuga, irimo irabwira Mose amakoraniro agomba kuba matagatifu, nzaza mbonekamo nkaba ndi kumwe namwe, ni aya ngaya. Umurongo wa 3, muzajya mumara iminsi 6 mwikorera imirimo yanyu, ariko uwa 7 muwuharire iki? Isabato. Aho muzaba mutuye hose kuri uwo munsi muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, ntimuzagira undi murimo mukora, ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'isabato y'Uhoraho. Amen. Havuzwe ko isabato ari iy'Abayuda, isabato ni iy'Abadive. Abadive nabo bajya bibeshya rwose, kumva umuntu arimo avuga ngo isabato yacu ngo rwose ngo usanga ngo abantu bayipinze. Ni iyanyu yaheye. Isabato ni iy'Uhoraho. Ku isabato hagomba kuba ikoraniro rigize gute? Ritagatifu. Imana ivuze ko izahura n'abantu, ndetse ibwiye Mose ngo ni n'irindi tegeko yuko mu minsi 6 abantu bagomba kugira gute? Gukora. Reka njye ikintu babwira, bizagora abantu gushaka kuruhuka isabato mu minsi isanzwe, usanzwe uri umunebwe. Ntabwo Imana igishyigikira abanebwe. Iminsi 6 tugomba gukora. Umuntu uzaryoherwa n'iteraniro ritagatifu ryo ku isabato rero agomba kuba ari umuntu wakoze mu minsi 6, ku munsi wa 7 akaza mu iteraniro ritagatifu, kandi ahantu hose Imana iramirizwa mu iteraniro ritagatifu haba hagomba gutambwa ibitambo ndetse no gutangwa amaturo. Nta musongi uzaryoherwa n'iby'agakiza, ntawe. Iyi rero iyi ni Bibiliya, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gisekeje, nuko abanyamadini bifitiye ibintu byabo. Tujyane muri Mariko. Twabanje kubona ikintu gikomeye, twabanje guhurira ku kintu ko twese ku isi turi indushyi. Icya kabiri, twamaze kubona ko umuntu ufite uburenganzira bwo gutega amatwi ibibazo by'abatuye isi bw'indushyi zo mu isi zose, yarangiza akazihera ibisubizo icyarimwe. Uwabishoboye, ubishoboye, uzahora abishoboye ni Yesu Kristo wenyine. Ariko Yesu ayongeye atujyanye mu itangiriro, impamvu zatumye aruhuka ntago yari arushye, ariko yagombaga kuzarema abantu bagomba kuzakora mu minsi 6, kuwa 7 bakagira gute? Bakaruhuka. Yesu arangije yitangiye itegeko mu Balevi igice cya 23, aravuze atumva rero, dore iminsi mikuru y'amateraniro mugomba kugira, mukagira ikoraniro ritagatifu. Aravuze ati ni isabato, iminsi 6 abantu nibagende bakore, kuwa 7 ujye uteranya iteraniro ritagatifu, kandi uwo munsi nimuzawita uwa Mose, nimuzawita uwundi muntu, ni umunsi wande? W'Uhoraho. Nshuti zanjye, muri Mariko igice cya 13 umurongo 27, Mariko igice cya 13 umurongo 27, Bibiliya iravuga ngo Yesu yari arimo kuganiriza abantu bari barimo kumwumva, arimo kwigisha, arangije arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Aya magambo asobanura iki? Yesu yarakomeje aravuga ku murongo 28 ngo nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'iki? W'isabato nayo. Kubera iki bavuze isabato nayo? Kuko Yesu ntabwo ari umwami w'isabato gusa, ni umwami w'ijuru n'isi, ni umwami w'agakiza n'umucunguzi wacu. Ariko agakiza, kuremwa no gucungurwa bigendana n'isabato nayo. None se umwana w'umuntu isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibwo babayeho kubw'isabato, bisobanura iki? Mu magambo make, isabato ni umunsi Imana ihuriramo n'abantu. Kubw'ibyo rero, iyo Imana itagira igitekerezo cyo kurema abantu, byari kuba bigoye yuko abantu bahabwa isabato. Kubw'ibyo rero, aho igitekerezo cyo kuremwa k'umuntu cyavuye, ni naho igitekerezo cyo guha umuntu isabato cyagize gute? Cyavuye. Amen. Mu magambo make, uko Imana izirikana ko iminsi izenguruka ikagira umunsi wa 7 ikongera ikazenguruka, niko Imana ihora izirikana ubuzima bw'umwana w'umuntu ku isi.
nshuti zanjye, muri Matayo igice cya 10:23 hatubwira neza umwana w'umuntu ninde. Ko hano haravuga ngo nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Abantu bahita bavuga ngo aha, ubu ntago wumva yuko Yesu yavuze ko abantu baruta isabato bafite ububasha bwo kwigenza uko bashaka? Oya, umwana w'umuntu wavugwaga hano ninde muri iri somo? Uwo mwana w'umuntu w'umwami w'isabato ninde? Ese ni Musoni? Musoni ntago ndi umwana w'umuntu ngo mpinduke n'umwami w'iki? W'isabato. Matayo 10:23, niba barenganiriza mu midugudu umwe muzahungire mu wundi. Ni Yesu urimo kubwira abigishwa be. Ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Ninde wivugaga? Ni Yesu. Uyu Yesu rero wavugwaga hano ni nawe wavuzwe ko ari umwami w'iki? W'isabato. Ubwo rero twagiye igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe tumaze kumenya umwana w'umuntu uwo ari we. Tumaze kumenya kandi ko adakorwa n'isoni zo kwitwa umwami w'isabato. Noneho ibyahishuwe igice cya mbere, ninshaka abafite Bibiliya tujyane nge ndisomera Bibiliya ntagatifu nta kibazo. Ibyahishuriwe Yohani intumwa igice cya mbere umurongo wa 9. Yezu abonekera Yohani: njyewe Yohani, umuvandimwe wanyu na mugenzi wanyu, musangiye amagorwa, musangiye ubwami, musangiye n'ubwiyumanganye muri Yezu. Nari ndi mu kirwa cya Patimosi ku mpamvu y'ijambo ry'Imana n'iy'ubuhamya bwa Yezu. Nuko ku munsi wa Nyagasani ntwarwa na Roho w'Imana, maze numva inyuma yanjye ijwi riranguruye nk'iry'akarumbeti. Abafite Bibiliya zanyu haranditswe ngo Yesu abonekera Yohana: njyewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, kandi ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Amen. Ubwo umunsi w'umwami bavuga ni umwami nde? Ni umwami Nero? Ni umwami Nero yavugaga umwami nde? Yesu ari ku isi yavuze ko ari umwami w'iki? Kubw'ibyo rero biroroshye kumva neza ko igitabo cy'ibyahishuwe, iyerekwa Yohana yagize, Imana yamusuye ari ku munsi w'isabato itangira kumwereka ubuhanuzi. Reka ngiye ikintu mbabwira, muzabona yuko igitabo cy'ibyahishuwe cyereka amadini yuko agomba gukomeza amategeko y'Imana n'isabato igize gute? Isabato irimo. Nshuti zanjye, muri iri somo harimo ikintu cya mbere. Dufite bene data. Niki kizatubwira bene data? Bene data ni abantu dusangiye ibintu bine. Icya mbere, tugomba kuba dusangiye amakuba, dusangiye ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Amen. Dusangiye ibibazo, dusangiye kwihangana, kandi dusangiye n'amakuba, ariko twese turi muri Yesu. Ikindi kintu kigaragaza bene data, bagomba kuba ari abantu baha agaciro ijambo ry'Imana ryose kugeza ubwo bitangira bemera no kuripfira. Ijambo ry'Imana ryose, Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, umuntu uzabona yikomeza nta na kimwe akuyemo, uzamenye ko ni mwene so, kandi ni mwene wabo na Yohani intumwa ya Yesu. Ikindi kintu gikomeye, uwo muntu agomba kuba azi gutandukanya umunsi w'umwami wacu n'iminsi yahimbwe n'abantu. Ugomba kuba ufite ubumenyi bwo gutandukanya impamvu. Bamwe basenga ku isabato, abandi bagasenga ku ijuma, abandi bagasenga ku cyumweru, abandi bagasenga merekeredi. Ugomba kuba uzi impamvu zabyo mu mutwe wawe niba uri inshuti y'Imana. Icyanyuma, ugomba kuba uri umuntu w'umunyamwuka. Ariko ikibazo Satani yazanye ni iki? Abantu barashaka kuba abanyamwuka, barashaka kuba abantu basangiye amakuba n'umwami Yesu, ariko ijambo ry'Imana no guhamya Yesu ntabyo bafite. Iyo babwiye iby'umunsi w'umwami wacu babicurika uko bashaka. Yesu yivugiye ko ari umwami w'isabato, ariko ujya kubona ukabona umuntu
arimo aravuga ngo ku cyumweru ngo nawo ngo ni umunsi w'umwami. Oya, ntabwo Yesu yaba umwami w'iminsi ibiri itandukanye, haba harimo kwivuguruza. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire, niba ushaka uburuhukiro, ukeneye Yesu nk'umukiza, ukeneye ikiruhuko, ukeneye kuba mu Mana, ukeneye guhindura imyumvire ukakira icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ukeneye kuva mu buretwa ukinjira mu mudendezo utangwa n'ijambo ry'Imana. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Yeremiya 6:16. Yeremiya, Imana yabwiye abantu bo mu gihe cya Yeremiya, irababwira iti ariko ko mbona murushye mukaba mudashaka kuruhuka, mwakwemeye nkabagira inama. Imana yabwiye Yeremiya amabwiriza yo kugira ngo umuntu abone uburuhukiro mu mutima we. Yeremiya 6:16, Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo mugira gute? Munyuramo. Ibyo nimubikora niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ibi bintu birakomera, guhagarara mu nzira, kuko abantu barimo barirukanka barayobye. Guhagarara mu nzira ukabanza ukabaririza. Ese murabaririza mu bantu? Oya, nimubaririze mu byanditswe byera byose. Inzira nziza ni iyihe? Inzira ishushanya idini. Ni irihe dini ryiza? Ni irihe dini ribayeho rikurikiza icyo ijambo ry'Imana risaba? Imana iravuga ngo kandi iyo nzira nuramuka ugize amahirwe ukayinyuramo, nibwo uzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzagira gute? Tuzayinyuramo. Kuva mu gihe cya Yeremiya, Imana yagiye ibwira abantu ibintu byatuma babona uburuhukiro bakanga. N'uyu munsi wa none kubwira abantu ko bakwiye kwakira umwami Yesu, bakemera bakamushakira umwanya, bakaruhuka umunsi w'isabato ye, kugira ngo bakire umugisha Imana yashyize mu isabato. Nibarangiza, Imana ibahindurira amateka, iruhukire muri bo nk'uko Yesu amaze gupfa ku musaraba yaruhukiye mu gituro, azuka ku cyumweru mu gitondo. Kubw'ibyo rero Yesu akeneye kuruhukira muri wowe mu gihe umaze kumwemerera akakurema bundi bushya akagucungura. Ariko abantu baravuga ngo iyo nzira ntituzagira gute? Tuzayinyuramo. Uba abantu urababwira ukabereka ibyanditswe byera, ukamubwira Bibiliya, warangiza ukamubwira uti nyereka ahantu Yesu yavuze ngo kuva aka kanya ndabihinduye, ntimuzongere gusenga ku isabato, mbyimuriye ku cyumweru. Ubu aka kanya nabashyiriraho n'amafaranga, nkababwira ngo nshakira iryo somo. Icyakora ubu uzajya kuribaza azakubwira ati ubwo wahuye na babandi b'abadive, genda ujyane nabo niba ushaka kugenda, kuko nta somo na rimwe ryemera ibyo bintu. Ariko umuntu iyo umubwiye iby'isabato arakubwira ati mugumane isabato yanyu, hari ubundi uranje ibyaye mu mutwe, nanjye ngumane ibyanjye. Mu magambo make baba bavuze ya magambo yo mu gihe cya Yeremiya avuga ngo iyo nzira ntago tuzagira gute? Ntago tuzayinyuramo. Imana irangije iravuga iti se niba mwanze n'inzira mukaba mutazayicamo, reka nongere mbagire inama, mbaha amahirwe ya kabiri. Dore nashyizeho abarinzi, nimutegere amatwi ijwi ry'impanda. Byibuze nimugerageze mutege amatwi ijwi ry'impanda rivugwa n'abo bantu baruhuka isabato, nubwo mwaba mudashaka kuruhuka isabato, ariko mutege amatwi impanda barimo kugira gute? Barimo kuvuga. Impanda dufite ni izihe? Vuza impanda yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Muririmbe bagenzi, mwishima cyane ko Yesu agiye kugira gute? Ari hafi. Ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Imana yaravuze ngo byibuze inzira irahari, wanze kuyijyamo, urimo uranga kuruhuka ku bushake, ariko byibuze va mu bintu wibwira, uve mu bintu wishyizemo, ugenda utega amatwi gusa, byibuze wumve n'ijwi ry'iki? Ry'impanda. Muzi ukuntu abantu basubije Imana, barahakana bati amatwi ntituzagira gute? Tuzayatega. Niyo mpamvu ubu hari umuntu uca hariya
yajya kugera hano ruguru agahita afata amatwi agashyiramo ekuteri ati abadive batazantwara. kagira ikintu mbabwira, iyo udafite umwanya wo kubaririza inzira, ukaba udafite umwanya wo gutega amatwi, Imana yagufasha iki? Buriya hari ikintu nagira mbabwire, umwana uko ariko kose umwana yaterurika, ariko hari umwana ugorana guterura, umwana wahiye mu kwaha. Iyo umwana ahiye mu kwaha, kumuterura bigira gute? Biragorana. Kubera iki? Igihe cyose ugiye guterura umwana, arambura amaboko akaguha, amaboko ukayashyira hehe? Mu kwaha. Nibwo buryo bwiza bwo gufata umwana. Wari wabona umuntu uterurira umwana ku matwi? Simwe mbaza. Mwari mwabona umuntu uterurira umwana ku zuru, ku buryo wagenda ugafata izuru ugaterura? Wari wabona umuntu ufata utuguru tw'umwana agaterura? Reka. Umwana aterurirwa mu kwaha. Iyo ahiye mu kwaha rero, kumuterura biba bitagize gute? Satani arimo arashyira abantu ahantu Imana izabahamagara bakayibwira ngo ntidushaka. Imana ibabwire ngo inzira niyi, babwire Imana bati Imana, nubwo inzira ari iyi tukaba tuyibona, dukurikije ibintu biryoshye tubonera mu madini yacu, ntabwo tuzagira gute? Ntabwo tuzayinyuramo. Nshuti zanjye, uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Abaheburayo igice cya 4, Pawulo yongeye kugaruka ku bigendanye n'umunsi w'Imana. Mbibutse yuko Imana yararebye ibona intambara isabato izacamo. Imana yemera yuko isabato ishyirwa mu mategeko 10 kugira ngo abantu batazayifata nk'amagambo asanzwe bakayakura uko bashaka. Ariko Pawulo yongeye abigarukaho mu gice cya 4 mu Baheburayo. Pawulo rero, bitewe nuko isabato, umwami w'isabato ari nawe mwami w'uburuhukiro, Pawulo yagiye abifatanya yerekana ko udafite kimwe n'ikindi waba utagize gute? Utagifite. Abisiraheli bagiye mu isabato bibagirwa nde? Bibagirwa umwami Yesu. Abantu bo muri iki gihe barashaka umwami Yesu nawe udafite isabato y'uburuhukiro. Nanone bafite ikibazo kingana n'icy'Abisiraheli. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twigire ku masomo yabo ngabo. Ubwo bataruhutse kuko batujuje ibisabwa, nawe ushobora kutazaruhuka kuko utujuje ibisabwa. Yesu ajya kubatizwa na Yohana, mwese murabizi, bagiye impaka. Yohana aravuga ati ngize amahirwe, ndakubonye ngo umbatize. Yesu ati reka da, ni wowe ugiye kumbatiza. Yohana akomeza bajya impaka. Yesu abwira Yohana, tumva rero, emera umbatize kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Mu by'ukuri Yesu yari asanzwe akiranuka, ariko muri misiyo yamuzanye, umubatizo wo mu mazi menshi wari ufite ubusobanuro. Kubw'ibyo rero, kugira ngo Yesu azajye kubambwa amaze gusoza gukiranuka kose, yagombaga, nk'uko yagombaga kubatizwa amazi menshi, niko no ku musaraba yagombaga gupfa asize azi ahazaza h'ababyeyi be. Gusohoza gukiranuka kose ntibivuze ngo ni ngombwa kuri mubi. Reka ngire ikintu nkubwira, kuba ugomba gukomeza amategeko y'Imana n'isabato irimo, warangiza ukaza ugahindura imyumvire wari ufite, ugahindura imisengere wari ufite, ukayoborwa n'ukuri, ntabwo bivuze ko wari indaya, ntibivuze ko wari ikirara, ntibivuze ko utari uri mu rugendo rwo gukiranuka rwose. Imana ifite abantu bari mu rugendo rwo gukiranuka mu madini yose, ariko abo bantu Imana irabahamagarira gusohoza gukiranuka kose. Nshuti zanjye, Abaheburayo igice cya 4, uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, amen, isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro riracyagize gute? Riracyariho. Dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwebwe wasa nk'aho iryo sezerano atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise ntabwo ryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima ugize gute? Wizera. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli barimbuwe n'iki? Barimbuwe no kudaha agaciro ijambo ry'iki? Ry'Imana. Abantu bo muri iyi minsi bagiye kurimbuka kubwo kudaha agaciro ijambo ry'Imana. Umuntu urimo uramwereka amagambo Yesu yavuze avuga ngo ntukice, akakubwira ati rwose Yesu yarabivuze kandi njye sinica. Mukaganira wagera ku isabato ati reka da, ati icyo kintu urimo kukimbwira kireka, ibyo ni ukunyereza. Ariko biri mu ijambo ry'Imana ntibirimo.
dufite impungenge ko umuntu udakomeza ibyo ijambo ry'Imana rivuga azahura n'akaga. Amagambo akomeza, naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kugira gute? Batangiye barimo kuvuga uburuhukiro, ku buryo umuntu yatangira akavuga ati rwose uyu ni umwami Yesu urimo kuvugwa, uyu ni umwami Yesu urimo kuvugwa. Ariko birangiye Pawulo avuze ati umunsi w'isabato, umunsi wa karindwi, nabwo bwari uburuhukiro budasanzwe. Nshuti zanjye, umurongo wa 8, iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu biki? Ahangaha bavuze uburuhukiro bw'icyumweru, ariko simwe mbaza byarangiye gute icyumweru gisimbuye isabato mu bitekerezo by'abantu? Reka ngira ikintu mbabwira, abadivantisiti natwe Vanderedi turasenga, ubundi Vanderedi hasenga abisilamu, ariko Vanderedi tuza gutangira isabato. Ku isabato turasenga, ku cyumweru nabwo turasenga. Ubuse ku cyumweru ntituzakora amateraniro hano? Ariko se kuba twasenze Vanderedi tugasenga no ku cyumweru bivuze ko iyo minsi isa? Oya, isabato irihariye kuko Imana yayishyizemo iki? Umugisha. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iki? Iyayo. Mu magambo make, iyo winjiye muri Yesu Kristo, Yesu Kristo aguha kuruhuka mu mutima, kandi intambwe yateye amaze kurema isi nawe araziguteresha. Ntabwo wakwinjira muri Yesu Kristo ngo akubwire ko isabato nta kigize gute? Nta kimaze. Ntabwo bishoboka. Uyu mugoroba rero ndasaba yuko buri muntu wese agomba gukoresha umwete wose akita kuri iki kintu. Umurongo wa 11, nuko rero tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Mu mategeko 10 y'Imana haranditswe ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, bakanakwigisha kubara. None uyu munsi wa none byaturutse he? Byagenze gute ngo abayahudi n'abadivantisiti abari bonyine basigaye baruhuka isabato, abandi byabagendekeye gute? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Igihe Abisiraheli bari muri Egiputa, n'amagambo nari ndimo gusoma mu kanya mu bakurambere n'abahanuzi page 169, igihe Abisiraheli bari mu Egiputa, Imana yashakaga kubakurayo. Kubera iki Imana itabahereye amategeko ngo iyahereze Mose imubwire iti genda ujye kubwira Farawo arekura abantu banjye, ariko abantu banjye nimuhura uzabakoresha inama ubampera aya mategeko? Imana yatanze amategeko bakiri mu buretwa, simwe mbaza? Yabahaye amategeko bamaze kuva hehe? Mu buretwa. Impamvu Imana yabikoze harimo irindi banga. Ayo magambo nasomye kuri page 169 aranditse ngo muri ubwo buretwa bwabo Abisiraheli bari baribagiwe amategeko y'Imana kandi batakiyagenderamo. Isabato muri rusange ntiyari icyubahirizwa. Ibyo babakoreshaga mu buretwa babategekaga gukora byatumaga kuyubahiriza bidashoboka. Ariko Mose yeretse ubwoko bwe ko kubaha Imana ari bwo bwari uburyo bw'ikubitiro bwo kugira ngo barokorwe, kandi ababakandamizaga babonye imbaraga zirimo gukoreshwa kugira ngo bongere kubahiriza isabato. Farawo ahita ahindura itegeko. Kuva uyu munsi mubimenye, Farawo amaze kuvumbura ko mu byo Mose byamuzanye harimo n'ikintu cyo gutuma Abisiraheli bazaza bakora uburetwa iminsi 6, ariko umunsi wa 7 bakagira gute? Bakaruhuka. Farawo yavumbuye yuko ibintu bigiye guhinduka. Ibyo byabujije umwami amahoro cyane. Akeka ko Abisiraheli bafite umugambi wo kumugomera ngo badakora imirimo ye. Yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo badasigarana igihe na gito cyo gutegura imigambi mibi, babe bize. Kugira ngo abantu babe bize
batazabona umwanya bicarana. Farawo yaravuze atumva, nibicara mu isabato nta kintu barimo gukora bagaturuka mu gitondo mpaka nimugoroba, bazaryoherwa n'ikiruhuko, bahita bavuga batari ku bundi ubu buretwa tuzabuvamo gute. Farawo arangije ati mubakubite ibigeragezo, ubuzima mu bugore, babe bize n'umwanya wo kuryama bajye bawubura. Reka mbabwire, Farawo yahinduye ubuzima ku buryo batangiye gupondera abasaza mu matafari, abantu bakazaza bapfa, abagabo bagenda bazongobera, abagore babonye ko abagabo bagiye kubashiraho, abagore bakazaza bajyaho abagabo barimo gukorera uburetwa, babashyiriye amazi arimo tungurusumu n'ibitunguru bindi by'ibijumba, kugira ngo babustinge imbaraga z'umubiri z'abagabo. Ariko mwiriwe, suzuma umugenzi wawe muri kumubaza uti abagore nk'abo kuri iki gihe baracyabaho? Umugore wicara akitegereza umugabo akabona nta mbaraga afite, umugabo arimo arataha yacitse intege, umugabo arimo arataha morale yagabanutse, arimo arataha imbaraga zose zamushiranye. Umugore w'iki gihe ahita avuga ati uvuye mu ndaya zahe? naho ntamenye ko Farawo yahinduye amategeko. Ubu mwese uko muri aha, tekinike mwazanye si yo kwirirwa mukora isabato akaba ariyo mwagize yo kuryama. Cyakora ukabona umuntu agize gutya arinanuye, papa kana ntago ndi buze pe. Umva uzi ko ndimo kwinanura nkumva biraryoshye, mu gihanda umvugire ntago ndi bugire gute ntago ndi buze. Umugabo asigaye amara gukaraba mu maso akazunguza umutwe, akagera banza kumva yuko umutwe utari bumurye, ahita akubwira ati sinjya gusenga ndumva umutwe uri bugire gute Ariko ibyo bintu mubikora mu minsi y'imibyizi, simwe mbaza. Ubejo hano nimuzahahinguka saa 4, isabato ya saa 4 ibaho mu kazi kanyu. Iyo ndengeje hano kubwiriza saa 12:30 ndengejeho, uwa mbere abagize gute? Ntago mwabibonyera? Uwa mbere umva arabanza agasengera mu mutima akabwira Imana ati ibisigaye birenze ibyo numvise ntuzabimbaza, unciyeho Mana. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, ku munsi w'isabato nta muntu ushobora kubwira uburiri ngo dore saa 1 zirageze kandi turatangira saa 1 n'igice. Reka mbabwire, uko Satani arwanya abantu bo mu madini ngo batamenya isabato, niko azarwanya isabato mu bitekerezo by'abadive, ku buryo nabo bazayisigarana ariyo kwereka abantu, ariko uburyohe bw'isabato bugenda bubashiramo. Uracyafite uburyohe bw'isabato? Ni iyihe migisha urimo gukura ku rusengero ku isabato uyu munsi? Iki gitabo kiratangaje. Farawo rero yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo badasigarana igihe na gito cyo gutegura imigambi mibi. Nibwo yahereye ko atanga itegeko ryo gukaza ingoyi y'uburetwa bwabo, maze agacubya umwuka bari bafite wo gushaka kwitegeka. Kuri uwo munsi hatanzwe amategeko yo gutuma imirimo bakoraga irushaho kuba mibi kandi bakandamizwa biruseho. Ibikoresho byo kubaka byakoreshwaga ahantu henshi muri icyo gihugu byari amatafari ya rukarakara. Inkuta z'amazu menshi akomeye zari zubakishijwe ayo matafari, maze bagatambagizaho amabuye. Kandi kubumba amatafari byasabaga gukoresha umubare munini cyane w'abacakara. Bavangaga ibumba n'ibyatsi kugira ngo bikomere, kandi habaga hakenewe ibyatsi byinshi. Ubwo noneho umwami ategeka ko batongera kuzanirwa ibyatsi, ko ahubwo abakozi bagombaga kubyishakira ubwabo, kandi bakabumba umubare w'amatafari basanzwe bagira gute? Babumba. Ibintu byo kuvangura kangangura umudive ngo isabato, boss azaza yongera amasaha, yongera akazi. Nurangiza umubwire uti boss ko mbona birimo kwanga, jya ugerageza no ku isabato uzuce hano mu kazi, ukore nugeza nka saa 4 ujye gusenga, saa 6 nimusohoka ugaruka ukore. Erega nta mikino akazi kagifite, kandi ugomba. Reka ngira ikintu mbabwira, isi igiye kuvugurura amategeko ku buryo uzaza ukora amanywa nijoro, ushaka amasaha yo kuruhuka isabato ugire gute?
uyabure. Bazaba bakubwira bati ubwatsi ni ukubwishakira. Ayo magambo nizere ko abadivantisita bumvisha igihe turimo. Satani kubera iki yarwanyije isabato cyane? Igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami paje 166 haranditswe ngo Satani yapanze kuzigarurira umunsi w'Imana akawegezayo agashyiraho umunsi we. Kandi umugambi nyamukuru Satani yari afite, iyo urebye ubuzima uko bwestaye uyu munsi usanga byaramaze kurangira. Muri icyo gitabo haranditswe ngo Satani niwe wavuze aya magambo ngo nziha ikuzo mbinyujije mu musimbura wanjye. Umunsi wa mbere icyumweru uzahabwa ikuzo, kandi abaprotestani bazakira icyo cyumweru cyiswe isabato cy'ikiganano nk'aho ari iy'ukuri. Kubwo kutubahiriza isabato Imana yashyizeho, nzatuma amategeko yayo asuzugurwa kandi yangwe. Uwo ninde? Ni Satani. Amagambo avuga ngo ikimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose nzayakoresha mu gushyigikira isabato yanjye nanjye nishyiriyeho. Imana yaravuze ngo amasabato yanjye muyakomeze kuko ari ikimenyetso hagati yanjye namwe ko ari njye ngira gute mbeza. None ubu ngubu kwera abantu bagushyize ukwako n'isabato bayishyira ukwayo, kandi Imana yarabifatanyije. Uko niko isi yose izahinduka iyanjye. Nzaba umutegetsi w'isi, uwo ni Satani. Nzaba umwami w'isi, nzitegekera intekerezo z'abantu nyobora, ku buryo isabato y'Imana izaba igisuzugurwa mu buryo bwihariye. Umuntu azaza ajya kujya kuruhuka isabato yumve biteye isoni, yumve biramugabanyiriza agaciro. Uwo ni umugambi wa Satani. Ikimenyetso nzatuma kubahiriza umunsi wa karindwi biba ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Yabigezeho ntarabigeraho, nimunsubize ariko. Ibi bintu Satani yabigezeho ntarabigeraho. Iyo umunyapolitike umubwiye ngo njyewe nduhuka isabato ahita atangira ngo babafunga mutwe. Ariko ntago turabafunga mutwe, turi abaturage beza, turi abantu bazi gukora, turi abantu bubaha. Uzabona arimo kuvangira leta azaba yacanganyukiwe. Twebwe turi abantu bubaha ababyeyi, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yabigira gute. Amategeko 10 y'Imana adutegeka kumvira ababyeyi bacu, akadutegeka yuko turi no mu gihugu. Abaroma 13 Bibiliya itwibwirira yuko leta ari umukozi w'Imana uhanisha iki? Inkota. Natwe tukaba abakozi b'Imana bakoresha inkota y'ukuri, ariyo jambo ry'iki? Ry'Imana. Turi abaturage beza. Ariko leta, Satani azongorera leta zo mu isi yuko umuntu yakomeje isabato ahinduka umuntu utumvira abayobozi b'isi. Amategeko yashyizweho n'abantu azahabwa agaciro gakomeye ku buryo abagabo n'abagore batazahangara kubahiriza isabato yo ku munsi wa karindwi. Kubwo gutinya ko babura ibyo kurya n'imyambaro, bazifatanya n'ab'isi kwica amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Uwo ninde? Amaturufu abiri azakoresha. Abantu azabatera gutinya kuba babura ibyo kurya n'iki? N'imyambaro. Dufite umubare w'abantu bari hano bamaze kumenya ukuri kw'isabato, bamaze kumenya agaciro k'amategeko y'Imana, ariko agasigarana ikibazo ngo umuntu wajyaga ungaburira, umuntu wajyaga umpa akazi, abantu bajyaga bampa imyenda, ko twari dufite akantu k'agasosiyete tubamo, idini ryacu rikagenda rikaduha amavuta yo kurya n'ibiki byose. Ibi bintu by'isabato nimbijyamo, ubu ntago ndaba ntemye igiti nkicayemo, ubu nzongera kubona ibiryo n'imyambaro. Satani aratsinze ntatsinze? Aratsinze. Niyo mpamvu umuntu ushaka kuba umwizera w'ukuri w'iri torero agomba kudatinya ubuzima, agomba kuba ari umuntu udakunda amagara ye, witeguye no gupfa bibaye ngombwa, ariko ubuzima bwe akabushyira mu bwishingizi bw'isumba byose. Ntabwo turi abanyabwoba. Nta munsi n'umwe
kuruhuka ku isabato ntitujye ku kazi byigeze bituma tugaragara ko turi abakene. N'ubundi abakora iminsi yose bataruhuka ku manywa na nijoro, Satani agiye kubakomereza muri uwo murongo kugeza igihe bazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kuko abo ngabo n'ubundi bazaba bataruhuka ku manywa na ryari na nijoro. Shaka kuruhuka. Yesu arashaka kuruhukira muri wowe ngo akubere uburuhukiro, agushyire mu munsi w'ikiruhuko, isabato ikuryohere. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira agaciro k'isabato. Mu gihe cya Nehemiya uyu nguyu yakoze ibintu bidasanzwe. Yasannye inkike za Yerusalemu, yasubijeho gahunda zo mu nzu y'Imana, agarura abantu basubirana ijambo ry'Imana. Uyu muntu yakoze operasiyo ikomeye yo kugira ngo ubwoko bw'Imana bwari bwarajyanywe i Babuloni bugaruke. Ndetse uyu muntu ashyiraho gahunda zose zari zikenewe. Niwe wagiye abwira Abisiraheli bari barashatse abagore b'abapagani, kugeza igihe bari basigaye babyara abana bavanga indimi z'abapagani n'iz'abiki n'iz'Abisiraheli. Yongera kubwira abantu yuko Abisiraheli b'umuco badakwiye kongera gushakana n'abantu batizeye Imana imwe. Yashyize ibintu ku murongo. Mu gihe igitabo cya Nehemiya kirimo gusoza, Nehemiya igice cya 13, abona ikindi kintu cyamubabaje. Ishyaka ry'Imana rizamuka muri we. Abantu baravuga batari ko Nehemiya ibintu byose abishyiramo imbaraga, ubu n'ibi nabyo byari ngombwa. Ni igiki Nehemiya yasorejeho umurimo we akishimira Imana yuko nacyo kigaruye ku murongo. Nehemiya 13, abantu basuzuguza isabato. 15, umurongo wa 15. Muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato. Ni ikibazo si ikibazo? N'abandi bazana imiba bakayikoreza indogobe zabo. Mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nabaye umugabo wo kubashinja ku munsi baguriyeho ibyo kurya. Umunsi baguriyeho iki? Isabato. Iyaba Imana yadushyiragamo umwuka wera nk'uwo Nehemiya yari afite, nibwo twamenya uburyo isabato twayishe. Murongo wa 16, kandi hariho abagabo b'Itiro. Itiro byari ibihugu by'abapagani. Bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'Abayuda kuki? Ku isabato muri Yerusalemu. Byari bigeze habi, ntibyari bigeze habi. Abapagani b'Itiro bageze baravuga bati bari abantu nubwo babeshya ngo bafite isabato, nayo ni igihuha n'ikimenyimenyi. Ubu se nkwereka abo tujya tuvugana ducuruzanya amafi, nimukajye mubeshya abantu. Baragenda bazana amafi. Abantu babaga bicaye nk'uku mu materaniro, umuntu arimo kubaza undi ati baje? N'ubu ngubu twicaye aha, hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu afashe agatelefone yikubise inyuma ukagira ngo wenda bamubwiye ko umwana ahanutse mu rugo. Byahehe? Umva, kingura ubishyiremo ariko wihishe, ubike umutwe ku buryo batamenya ko uri umugore wanjye. Kingura ubishyiremo. Erega Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nanjye nzagira gute? Nzakureka. Ukinge nurangiza uhita ugaruka. Ndi mu materaniro kandi niwongera kunkenera ninjye ndi imbere. Wohereza akamesaje. Agatayohereza akamesaje. None se ko hari umuntu wese ushaka kurangura mbimuhe? Bimuha ariko kwambara urugofero yo kukubona, utazaneza abantu. Ariko uwo muntu uwafite isabato ntayafite. Atandukaniye se na wa wundi uvuga ko isabato yabambwe i Karuvari. Bari mu gatebo kamwe, icyakora umwe ari mu gikapu undi ari muri envelope. Usanga, reka mbabwire, hari igihe dupfa ubusa, ugasanga umudivu udakijijwe ari kumwe n'umurokore utazi ijambo ry'Imana. Twebwe turi mu mwuka, umwuka arahagije, amena amena. Umudive nawe udakijijwe, umva, ntabwo uzajya mu ijuru utabonye isabato. Nimba mudore ndarahiye, nujya mu ijuru utaruhutse isabato, wenda nge sinzarijyemo. Izo njiji zombi si zimwe. Kwigisha isabato igihe kirageze ngo bayibone mu mibereho yacu kurusha gusakuza. Abandi namwe kugira ngo mujye mu mwuka neza nka Yohana, birabasaba kwakira ijambo ry'Imana ryose n'isabato irimo. Mukeneye, niba muri mu mwuka w'Imana, mukeneye no kuza gusenga ku munsi w'umwami.
nshuti zanjye, arangije nuko ntonganya imfura zo mu Bayuda, ndababaza nti niki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzuguza umunsi w'isabato? Gusuzuguza umunsi w'isabato Bibiliya yerekanye ko ari icyaha? Munsubize yego cyangwa hoya. Yego. Nuko ku munsi ubanziriza isabato bugorobye, ntegeka yuko inzugi z'amarembo y'i Yerusalemu zikingwa, kandi ko zidakingurwa kugeza isabato aho ishirira. Maze nshyira bamwe mu bagaragu banjye ku marembo, kugira ngo hatagira umutwaro wose binjiza ku munsi w'isabato. Maze abatunzi n'abagabura n'abagura ibintu by'uburyo bwose barara inyuma ya Yerusalemu rimwe cyangwa kabiri. Ndetse yaravuze ati naranahaje ndabafata, ndababaza ngo murakora iki? Murongo wa 22, mpera ko ntegeka Balewi ngo biyeze babone kuza kurinda amarembo, beze umunsi w'isabato. Nehemiya amaze kubisubiza ku murongo byose, akubita urutoki ku rundi aravuga ngo Mana yanjye niba uzabinyibukire. Amen. Kugarura abantu bari baratanye, bari barataye isabato, ukabagarura ku isabato. Nta kintu kinezeza nko kubona umuntu aje kubatizwa, ukabona umuntu afite ibyanditswe byera, wagiwe ugasanga barimo baratera indirimbo batangira isabato. Wahaca ku isabato nimugoroba ugasanga barimo baratera indirimbo basoza isabato. Uricara ukavuga uti Mana yanjye warakoze kumfasha, kandi nibi nabyo uzagire gute? Uzabinyibukire. Wowe ufite uruhe rwibutso uretse urwibutso rwo gukandagira isabato? Ariko mwiriwe, reka ngire ikintu mbabwira. Hari amagambo ajya ntangaza. Yesaya igice cya 58, reka ngewe nisomere, ari naryo somo ryacu risoza. Yesaya igice cya 58, ubwo muri Bibiliya hano mfite yitwa Izayi igice cya 58 umurongo wa 13. Abafite Bibiliya zanyaho, titire ya Yesaya 58 bayise, musomere rimwe 2 3, titire mufite muri Bibiliya. Mwongere musubiremo cyane n'ijwi riranguruye. Idini itaryarya ni Imana igira gute? Ubwo rero guturuka ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14 bagiye kutwereka ibimenyetso biranga idini itagira gute? Itaryarya. Idini Imana ishima. Ubu rero hari igihe umuntu aza akakubaza akaguha urutonde, abadive, abapentekosti, abagatulika, abaki bose, yarangiza akubwira ngo idini y'ukuri ni iyi. Hitumbwira. Twebwe twirinda kuba abafana b'amadini, tukareba icyo Bibiliya igira gute? Ivuga. Bibiliya itubwiye idini itagira gute? Itaryarya. Noneho rero ndagira ngo mwigire ku murongo wa 13. Njyewe reka nisomere Bibiliya ntagatifu. Titire umurongo wa 13 bawushyize ukwawo. Bawushyize ukwawo, bawuha titire ivuga ngo uburyo bwo guhimbaza isabato. Amen. Isabato nayo igomba kugira gute? Guhimbazwa. Wirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu. Ni umunsi wande? Ni umunsi wande? Yego. Ukirinda guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero. Amen. Isabato nziza. Ubwo mwari muzi ko byanditse hano? Mwari muzi ko byanditse aha? Ukita umunsi wanjye umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu w'uhoraho, ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha. Wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca. Bibiliya irasobanutse ntisobanutse? Nta nyungu. Ibikorwa ugomba gukora ku isabato bigomba kuba nta nyungu, atari ukugira ngo ari wowe ushimwa, kandi ugomba kubirinda kubyinjizamo ubucuruzi bwawe bw'urudaca.
hano haranditswe ngo wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca. Bizagenda gute? Niho uzagira umunezero muri Uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni Uhoraho ugize gute? Ubivuze. Kuruhuka isabato bifitanye isano no kugendera ku magare ukajya hejuru y'imisozi y'iki? Y'isi. Bivuze ngo iki? Bibiliya ntagatifu iragaragaza ko isabato ifitanye isano n'ubugingo buhoraho. Kandi aya magambo twasomaga, Bibiliya ntagatifu isoza ivuga ngo uwo ni Uhoraho ugize gute? Ubivuze. Iyo utumvira ijambo ry'Imana, iyo utumvira icyo Imana igusaba, ndagira ngo nkubwire ngo uba wishyira mu kaga. Muri uyu mugoroba Imana igenderera abadivanisiti, ibarinde kuba abantu baruhuka isabato y'umuhango yo kwereka abantu, ahubwo ubusobanuro bw'isabato, imigisha y'isabato, ubwenge bukomoka mu isabato, n'amahirwe yo guhindurwa na dogiteri wacu mukuru duhura mu isabato, hajye haboneka ibimenyetso by'uko uko twayijemo atari ko tugize gute? Atari ko dutashye. Imana igenderera abantu bari hano batajyaga baruhuka isabato, ariko turi kumwe nabo uyu munsi, barimo kumva bafite amahoro mu mutima, barimo kumva ibi bihe turimo biryoshye. Kubera iki haryoshye kurusha ejo hashize? Nuko isabato yatangiye, ubu turimo turarya ku migisha y'iki? Y'isabato. Imana yo mu ijuru ibabera uburuhukiro. Turi indushyi, ariko igihe cyose tuziha gahunda yo kuzaza duhura n'Imana ku isabato, tuzahinduka ubwoko buruhutse. Amen. Imana ntizemera ko twicwa na stress. Ntago tuzashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ntago tuzajya mu gishushanyo cyayo, kuko twebwe ntago tubarizwa mu bwoko butaruhuka ku manywa na ryari na nijoro. Imana yo mu ijuru ibahe kwihana. Ndabizi abicaye hano hari ibyo Imana yagiye ibarekesha, ariko ni byiza ko n'uyu mucyo muwumenya ngo muwongere ku wundi. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba tugiye kuririmba indirimbo nziza. Ni indirimbo ya 200, 300 na abari ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'ababaririmbyi baze badufashe kugira ngo dusoze. 339. Turahagurukira rimwe. Mirongo 39. Igihe narindi nzererezi. Reka twongere dutangire, ongera udutangirire. Iyi ndirimbo iravuga ngo igihe narindi nzererezi ngenda mu mwijima w'ibyaha, niho umwungeri yantaruye, none ndi mu nzira igiwacu. Amen. Ineza n'imbabazi ze turirimbe twese. Igihe narindi nzererezi ngenda mu mwijima w'ibyaha, niho umwungeri yantaruye, none ndi mu nzira igiwacu. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yo kubaho kwanjye ibihe byose. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Kandi nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka, nzarira ku meza
ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Ansubiza intege mu bugingo, anyongera imbaraga iteka, anjyana aharamazi atuje, arinda intambwe zanjye zose. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yo kubaho kwanjye ibihe byose. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Kandi nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka, nzarira ku meza yaneguriye kera. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Mu gikombe cy'umwijima ukaze, umukiza azabana nanjye, azanyoboza ukuboko, azanyoboza ukuboko kwe, angeza aho yaneguriye. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yo kubaho kwanjye ibihe byose. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Kandi nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka, nzarira ku meza yaneguriye kera. Ineza n'imbabazi ze ni byo bizanyomaho, iminsi yose nzaba ndiho. Amen. Mbere yuko nsenga, hari umuntu urifuza gusabana nawe, ngwino nduhure kandi umbabarire ayo makosa nakoze, mu buryo bwiza bwo kubaho, kandi untinyure no gukomeza gukandagira itegeko ryawe. Ndashaka yuko wongera kungarurira umunezero, ndifuza kongera kuba umwana wawe. Mpa amahirwe yo kutazongera gukandagira ijambo ryawe. Waba uri umudivanisi, waba uri umushyitsi, umuntu usaba Imana imbabazi uyu mugoroba yuko yakandagiye amategeko y'Imana n'isabato irimo, kuko atari abizi cyangwa se kuko yari asumbirijwe, akaba yihanuye umugoroba kugira ngo Imana izamusindagize, imugeze mu nzu yayo, izamugeze mu bwami bw'Imana amahoro. Niba uhari ngwino, nta yindi ndirimbo turirimba, ngwino ufatanye nanjye dusenge isengesho ryo kwicuza. Mutere intambwe muze niba muhari. Wigira isoni, cika isoni, cika isoni. Imana irashaka kugira icyo ikorera abantu. Muze mwegere hino dusenge. Tera intambwe uze niba uhari. Yego, Imana iguhe umugisha. Gusaba Imana imbabazi, gusaba Imana imbaraga, gusaba Imana kuruhuka, gusaba Imana kubeshwaho nayo. Saba Imana yuko nubwo uri indushyi, uburushyi bwawe butagomba kukujyana kure yayo.
tugiye gusenga isengesho ryo kwicuza. Si isengesho ryo kwereka Imana ko turi abadive, hoya. Si isengesho ryo kwereka Imana ko turi abanyamwuka, hoya. Ni isengesho ry'uko tubabajwe n'uko Imana yifuje kuruhukira muri twe ngo natwe turuhukane nayo, itwereke ukuri tukugenderemo, ariko twayobowe n'ibinyoma igihe kirekire, twagiye tugira iterabwoba rya Satani, none amahoro ntayo dufite, turashaka kuruhuka. Ngwino dusenge. Tera intambwe Yesu aragushaka uyu mugoroba. Ndahamagara Pasiteri Jean Baptiste yegere hino. Tugiye gusenga. Uyu ni umugoroba wo kwicuza. Ibintu byo kwihagararaho ngo urumuririmbyi uri ikibireke. Bwira Imana uti Imana, ndatambutse nshoboza no gukomeza gukandagira umunsi wawe wera. Iyi sabato igiye kuba umurongo utandukanya abantu b'Imana n'abatari bo. Kandi nagira ngo mbabwire, amahirwe y'abantu arimo aragenda bashirana. Mwaretse tukihana koko. Turi mu gihe cyo kugira ngo isabato tuzinduke twiga ibyanditswe byera, twiga amasezerano y'Imana, dukora amateraniro tugifite umwanya. Ariko mo muraryama mukaza saa 5, iyo ni isabato ki? Muze dusaba Imana imbabazi, kandi kwicuza kwacu uyu mugoroba Imana ikwakire mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi, umuhanzi w'ibiriho byose n'abariho twese, kandi utubeshejeho twese, ndetse ufite n'ahazaza hacu mu biganza byawe. Twebwe nk'ibibumbano bibaho bibara iminsi, amasaha n'amasegonda, tukibona tubeshejweho nawe kubw'igitangaza cyawe. Duciye bugufi muri aya masaha yera y'isabato, atwibutsa inkomoko yacu ko turi ibibumbano byawe, atwibutsa ko turi ab'agaciro mu maso yawe, kugeza ubwo Yesu yaruhukiye mu gituro ku munsi w'isabato ngo acungure ubugingo bwacu. Atwibutsa Nyagasani, itwibutsa nanone ko tutari impezamajo, kuko turi abantu bashonje bahishiwe, kuko ijuru ryaduteguriwe. Nitwemera tukumva kandi tukumvira, Nyagasani hari ibyiza biduteguriwe. Turagushima kuri Imana iteye ityo, turagushima kuri umuremyi, turagushima ko ari wowe utubeshejeho, turagushima ko wihangana maze ukatwongerera andi mahirwe. Ariyo mpamvu ijambo ryawe rivuze muri uyu mugoroba, kugira ngo buri wese rimugere ku mutima, kandi ryongere riturarikire kwihana, riturarikire kwisubiramo, riturarikire gufata ibyemezo. Ushimwe Mana yacu. None rero turi imbere yawe, ninde wagira icyo aguhisha mu bupfapfa bwacu, mu ntege nke zacu, mu gutsindwa kwacu? Ninde waguhisha? Kuko udahishwa. Tugusabye imbabazi. Turi imbere yawe tugira ngo Nyagasani, amaraso ya Yesu atwikire gukiranirwa kwacu. Dore abana bawe, abahungu n'abakobwa, nanone barakwitabye bakiriho. Dore umuntu yitaba Imana agishobora kumva ijwi ryayo kandi agafata icyemezo. Turagushimira Nyagasani ubu butwari bafashe. Turagushimira ijambo ryawe umugaragu wawe wavuze. Ariko se ninde ridatsinze? Niyo mpamvu twese duhagaze ku birenge byacu hamwe n'aba bavandimwe, twese turambuye ibiganza byacu kugira ngo tubabarire. Hari byinshi twarabimenye ariko ntitwabigenderamo. Isi yadukubise ibikangisho byinshi byo gukena, byo gusuzugurwa, hanyuma ahubwo duhitamo Nyagasani kuninira ijwi ryawe. Ariko waratwihanganiye kugira ngo n'uyu mugoroba tuburirwe. Tugushimiye ko ari abibitabye Data. None rero Nyagasani, hari n'abandi umwanzi yariganirije aho baba, aho basengera, ntago bigeze babwirwa ukuri. None uyu mugoroba banosheweho Data, benshi bafashe ibyemezo byo kuba mu ruhande rwawe, abandi baragundagurana n'imitima. Uhagarare ku ruhande rwacu kugira ngo tuneshereze Data. Iri teraniro ryose muri aya masaha yera y'isabato, kuri uyu munsi umuntu yaremweho ushoje muri uyu mugoroba, dore ko umuntu yahawe iyi sabato ku munsi yaremweho, si uko yarananiwe, cyari ikimenyetso cy'isano. Twishe isano yacu n'umuremyi, utubabarire Data.
kandi mu ngo zacu, kandi mu migirire n'imigenzereze yacu. Kandi Nyagasani, ijambo ryawe riravuga ngo ndetse n'abagaragu bacu n'abaja bacu n'abadukorera n'ibyo dukuraho amaronko byose uyu munsi bikwiriye gutuza no kuruhuka. Ariko amaduka yacu arakora, ariko ibyacu byose birinjiza inyungu. Turagusaba imbabazi Nyagasani, uduheshe kugira ngo tugire imbaraga zo kunesha, uduheshe kugira ngo tubashe kureba mu ijuru no gusingira ibyaho, uduheshe Nyagasani gukora amahitamo meza azaduhesha iherezo ryiza. Bashiki bacu na bene data bahagaze imbere y'iri teraniro by'umwihariko, kuko bakwitanzeho by'umwihariko, nawe ubakire by'umwihariko. Buri wese icyo anihira mu mutima we umubere igisubizo, kandi buri wese umwongorere kugira ngo yumve yuko ijwi rye riri mu mutima waryumvise. Kandi buri wese ibyemeza afashe, Nyagasani, turi abanyantege nke batanga amasezerano ntitubashe kuyagenderamo, turabasabiye ngo imbaraga yawe ibabeho izabashoboze kubikora. Kandi buri wese ibyo anihira mu mutima we, imbabazi agusaba z'umuryango we, z'imigendere ye, z'abo babana, Data ndakwinginze ngo twumve uri mu ijuru uduhe imbaraga. Turagushimye ko waduhaye uyu mugisha w'isabato, uduheshe kuwakira kandi uduhindukire umugisha koko, ubwo ari n'ikimenyetso kigiye kuzatandukanya ab'isi n'ab'ijuru, nubwo ari iminsi kikaba agiye kuzanjizwamo imbaraga z'umurengera, z'abanyapolitike, z'abantu bose bo ku isi, kandi buri wese agasabwa kugira uruhande ahagararamo. Data turakwinginze ngo uzaduhe kurahagarara mu ruhande rwawe. Ngaho dushyireho ikimenyetso cyawe, ari wo mwuka wawe udushoboza kugendera mu byo ukunda, maze icyo kimenyetso tugitahane, icyo kimenyetso tukibanaho turi hose, kidutandukanye n'iyi si, kugira ubwo umukiza wacu agiye kugaruka bidatinze, ari umubwiriza wacu, ari twebwe ubwacu, ari n'imiryango yacu, ndetse n'abanyarwanda benshi bakwemeye, tuzabashe guhagarara mu ruhande rwawe tudatsinzwe no guhabwa ibyasezeranijwe. Turagushimye, turagushimye, urababaye, urahangayitse, ushaka kongera kutubona twese dusangira ku giti cy'ubugingo, ushaka kongera kutubona turi mu bikari byawe tunezerewe, ushaka kongera kutubona tubohowe icyaha icyo ari cyo cyose. Turakwinginze Mana kugira ngo uduhe guhitamo kuba mu ruhande rwawe. Urakoze kutwumva uri mu ijuru, uduhe gutahana amahoro yawe no kugengwa nayo aho turi hose, mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.